Kanizere ko buri wese ameze neza kandi uwaba atameze neza yihangane, uwo ubuzima bwawe burimo kugorana yihangane, ubuzima ni urugendo, uyu munsi ushobora kuba bimeze nabi, mu gitondo bikagenda neza. Reka rero mwihanganishe. Nk'uko nabibasezeranyije yuko nzabereka ukuntu application, ukuntu buzuza national visa application form, nibyo ngiye kubereka. Ariko icyo ndabanza kuvuga ni uko application form kuyuzuza ni ubuntu kandi uyuzuza mu nyuguti nkuru. Ni ukuvuga ngo ibintu byose ubyuzuza mu nyuguti nkuru, yaba email, icyo wandika cyose kijya mu nyuguti nkuru. Ikindi, impamvu ngiye kubibereka ni uko hari abanyeshuri, hari abantu bamwe bambwiye ko babonye harimo appointment kugeza ku itariki 12 z'ukwa munani. Bivuze ngo ubu abantu batangira bagakora ama application. Bivuze ngo hari amahirwe menshi yuko ushobora kuzajya ucekinga muri system ukabona bayifunguye. Rero byaba byiza buri wese agerageje, akazagerageza nyine ukareba ni ugutanguranwa. Rero navuga iki? Impamvu ngiye kubereka ni uko niba system birimo abantu benshi bashaka kuzuza, biba bisaba ko uba ubuze ibyo ugiye kuzuza. Rero ngiye kubereka ukuntu kuva ku kintu cya mbere kugeza ku cya nyuma, ukuntu umuntu abyuzuza. Ndagerageza kugenda mbivugaho ukuntu ubyuzuza. Ikindi nakubwira ni uko umunsi waba wakozemo ikosa, uzagiprintinga nyine iki gihe application form, nurangiza uzabicishamo amaso urebe aho waba wakoze ikosa, kugira ngo nujya muri interview uzababwire ahantu waba wakoze ikosa. Ikindi ni uko hari iminota yagiye igenwa. Bibaye byiza wabyuzuza n'intoki, wewe kuko uzabyuzuriza ku mashini ukazayiprintinga, warangiza ukazajya wuzuza, kuko iyo amasaha y'iminota itinze irangiye, bagenye ko warangije gusubmitinga, uwo mwanya urifunga, iyo application yawe ntubashe kubona uko uyisubmitinga. Biba biri automated. Ntabwo bazaguhereza system ngo uzajya kureba niba ari icyo utateguye ngo ujye kukireba, niba ari icyo utateguye ngo ujye kukireba. Byaba byiza ubanje ugategura ibintu byose. Byaba byiza wujuje iyo application form yawe wumva n'uko ukunda igenda mbigusobanurira. Icya mbere, application form ndaza kuyishyira ndaza kubahereza link ku buryo wayidownloadinga ukayiprintinga. Ni page enye. Page enye ni amafaranga, sinzi, wenda reka tuvuge niyo yaba guprintinga ari 100, waprintinga recto verso bigatwara desa. Numva wabyuzuza n'intoki kuko n'ubundi ni page wuzuriza muri system, warangiza wowe kubyuzuza ni ubuntu. Ndumva ariyo nama nakugira, ubiprintinge uze kugenda ubyuzuza ntuzagire aho wibeshye. Twagiye. Kugira ngo dutangire. Icya mbere barakubaza izina family name. Family name ubwo reka dufate umuntu ko tugiye kumwita Kalisa. Family name ni Kalisa. Noneho hano bakubwira ngo surname former, uraza nanone wandikeho Kalisa. Ni ukuvuga ngo urandika Kalisa, na hano hakurikiyeho wandikeho Kalisa. First name ni rya zina twita irikristo. Reka ndatufate Kalisa, Kalisa Pierre ni urugero. Nkuko nabivuze urabyandika mu nyuguti nkuru. Kalisa Pierre. Itariki y'amavuko urandika umwaka, ubwo ni ukuvuga umunsi, tuvuge ku itariki 30 z'ukwa gatandatu 1900 wenda n'9. Ndimo kubihimba. Wavukiye hehe? Ibi bintu biba biri kuri passport. Ubundi kuri passport akenshi bitewe n'uko wujuje, reka tuvuge akarere, wenda tufate akarere Gasabo wenda Kinyinya. Noneho bakakubaza 6
bakakubaza ahantu wavukiye, hano nta muntu waba utabizi, ni Rwanda cyangwa Uburundi bitewe n'aho wavukiye. Ibi biba biri kuri pasiporo ntabwo ubihimba. Ubwenegihugu ufite ni Ubunyarwanda, wandika Rwanda, Rwandan. So cyangwa ukavuga mu gihe wenda ufite ahandi hantu waba waravukiye, niba wenda waravukiye mu Burundi ukabyandikaho Burundian, byaterwa. Aha, tukagera ku gitsina. Igitsina ni ukwemeza yuko uri umugabo cyangwa umugore bitewe, ibyo biroroshye. Noneho ese uri ingaragu, warashatse, watandukanye, uri divorce, uri umupfakazi, ugahitamo bitewe n'icyiciro ubarizwamo. Icumi mu gihe uri umumineri, ariko ndatekereza ko utaba uri umumineri. Mu gihe uri umumineri urabyuzuzamo hano, uratanga iyo myirondoro ya papa wawe cyangwa umuntu ukureberera. Hano ushyiremo nimero y'irangamuntu yawe. Reka dufate ku Banyarwanda ni 11 ukuzuzamo iriya mibare 16. Ni ubuhe bwoko bwa dokima ukoresha? Aha, hano niba waragiye kuyisabira ukoresha ordinary passport. Niba uri umudipolomate, ariko ndakeka ko utaba uri umudipolomate ngo uba ugiye kujya kwiga, ubwo urashyiramo hano hambere habanza. Noneho bakubaza nimero za pasiporo. Nimero za pasiporo akenshi hari ahantu muri pasiporo haba handitseho passport number, aho ibitangizwa n'umubare wenda PC cyangwa PB, sinibuka neza. Ubwo urazireba uzandika PC wenda 5. Bayiguhaye itariki zingahe, biba biri muri pasiporo. Ibi bintu ndimo kukubwira biba bigomba guhura n'ibiri muri pasiporo. Kandi tubifate ko wayifashe uyu munsi tariki 18 z'ukwa karindwi 2024. Izarangira ryari? Niba waraguze imyaka 5 cyangwa niba waraguze iy'imyaka 10, ubishyiraho. Noneho ukavuga igihe izarangira, nabyo biri muri pasiporo. Warangiza bakakubaza ngo yatanzwe n'iyihe, n'ikihe cyiciro? Ni government of Rwanda. Ni government of Rwanda, nabyo biba biri muri passport, ntabwo bihimba. Noneho bakakubaza home address. Home address hano ni email yawe, ushyiramo ya email yawe. Reka tufate urugero, twanditse ko uyu muntu yitwa Pierre Kalisa @gmail.com. Noneho bakakubaza na nimero d'adresse zawe, utuye hehe? Niba utuye i Kigali urandikaho nyine aho utuye, urandikamo wenda Gasabo, Kinyinya, Kigali City, si byose bitewe cyangwa na kare, cyangwa wenda uvuge Musanze mu majyaruguru, noneho ushyireho inuza yuko ari amajyaruguru, cyangwa east cyangwa west. So bizaterwa n'uko wowe ubishaka. Noneho nimero de telefone zawe, wibuke ko ubanza guteranya 250, ushyireho nimero za telefone bagushakiraho. Ese ikibazo gikurikiyeho 14, ese hari ahandi hantu wigeze utura hatandukanye n'aho washyize hejuru? Icyo gihe uhita uvuga ko ari no. Niba nta handi hantu wigeze watura, cyangwa niba hari ahandi hantu watuye ukaba ufitiye residence permit, icyo gihe uravuga yes, uvuge n'igihe wabereye, ugeze uvuge kugeza ryari, ubivugemo. Noneho hano barakubaza ukora iki, current occupation. Hano ukora iki? Ushobora wenda kuvuga ibyo wize. Reka dufate urugero ko wize computer science, ushobora kuvuga ko ari uyu Kalisa ari computer expert nk'urugero. 20, name, address, telephone number of the employee. Hano uraza kuvuga ibijyanye n'umukoresha wawe. So hano na umukoresha wawe uraza kumuvuga, urandikamo niba ufite ahantu ukora, urandikamo wenda company, wenda reka tuyite X
reka twite XYZ company, ushyiremo aderese zayo. Reka tuvuge ko ukorera Nyarugenge, 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 ushyireho umurenge, nurangiza ushyiraho nimero de telefone z'umuntu uyikurikirana, ushyireho na imeri yabo, sibyo? Tujya kuri 21. 21 barakubaza ngo ni igiki kikujyanye hano, ni igiki kikujyanye kitumye ushaka ukora uru rugendo. Ese ugiye gutembera? Hoya, ndakeka ko ibi bintu turimo kuzuza nta muntu ubikoze agiye gutembera. Hano ndimo kuvuga ko ugiye gukora ibi bintu nk'umuntu ugiye kwiga, sibyo? Ubu uraza uhitamo ko ugiye kwiga, utikingeho hano handitse study. Niba narangiza koza member state of destination, hano muvandimwe nushyiramo ikindi gihugu kitari Polonye, visa yawe ishobora kuba declined. Kirandikamo Polonye. Nuba ushaka no kuzagenda, ibyo uzabipanga warahageze. Member state of first entry, ni ukuvuga ngo nabwo ushyiramo Poland. Uretse ko par default urabona ko Polonye ibirimo, iyo ibiri active muri nuza. So ariko hari igihe ushobora gusanga muri application form, kuko ibi byari iby'amaboko, ugasanga ho ntibagakizemo. Ugomba kwandika Polonye. Niba ufite intention yo kuzatemberera ahandi, ibyo ntabwo bivuga, ntabwo byitaho, uyandikiramo Polonye. Icy'ingenzi uba ukeneye si visa. Niba iyo uyisanzemo ushaka wajya n'ahandi, ibyo bindi wabitekerezaho nyuma y'uko warangije kubona visa. Hano naho ukemeza yuko ari multiple entries, wemerewe kwinjira kenshi, ukakemeza. Warangiza bakakubaza iminsi y'urugendo rwawe. Ntago visa irenga umwaka, ni iminsi 365. Noneho bakakubaza ngo waba warigeze ugira ahandi hantu kuri 26, waba warigeze ugira ahandi hantu mu kindi gihugu cya Schengen cyangwa ubona national visa mu myaka 5 ishize? Hano uhita usubiza no. Niba warayibonye cyangwa niba waragiye nka Belgique, urahavuga, uratikingamo uvuge ko uyifitemo. Ariko icyo gihe ni ukuvuga ngo wemeje ko hari ahandi hantu wagiye. Ibyo bintu bashobora kukubaza supporting document ko ufite ahandi hantu wagiye. So warangiza ukavuga ngo no cyangwa yes bitewe na detaye zawe. So ese wigeze ufata ibikumwe mu gihe wajyaga kwa applyingaga Schengen visa? Ukavuga ngo no cyangwa yes, ukavuga n'itariki waba warabitangiye. 28 iyo ntacyo uyikoraho kuba iba iri bloke. Noneho 20 rero 20 29 bakubaza ngo uzaza ryari, uzagera muri Polonye ryari. Wandika itariki, tuvuge 30 z'ukwa munani, tariki 12, tariki 30 z'ukwa 12, 30 z'ukwa 10, 2024. Uzahava ryari? Intention y'igihe uzavira muri Polonye nk'uko tubyibuka. Twibuke ko hejuru tuba twavuze ko ari iminsi 365. Iminsi 365 yawe iba igomba kurangirira n'uwo munsi. Ubwo ni ukuvuga ngo uraba kuri tariki 29 z'ukwa 10, 2025. Kubera iki? Ni ukubera ko ibi bintu biba bigomba guhura n'igihe ishuri ryawe rizarangirira. Riba rigomba guhura n'ibintu byinshi, riba rigomba guhura n'amadetaye yawe. Uramutse hari aho wakoze ikosa urababwira. Nk'ubu twanditse itariki ugasanga twibeshye, uragenda kuri embassy ukababwira bakayigukosora. Ariko kubera ko n'ubundi visa yawe iba ari iminsi 365, ushyiraho iminsi igihe iyo minsi yawe bizashirira. Kubera iki nanone? Nuko
ni uko travel insurance yawe iba igomba kuzaba ari umwaka umwe, ntabwo wayirenza rero. Aha, noneho bakakubaza ngo ninde muntu uzakwakira, hari umuntu uri muri Polonye wagutumiye, niba hari umushyiraho, niba adahari, niba ari company, ubwo niba hari ari umuntu waguhaye invitation urandikamo hano, ariko ni abanyeshuri. Icyo gihe uraza ukajya kuri 32 akaba ariho wuzuza, ukuzuza ubwo 31 urayisimbuka, niba nta muntu wagutumiye. Niba ari umuntu waguhaye niba ari ikigo uraza ukandika university yawe, name of university, noneho ugashyiramo noneho haba hariho na aderese za noza zawe, haba hariho na aderese, haba hariho ahantu ubona handitse Uritsa, ni ukuvuga ngo umuhanda, street name, wenda name na nimero zayo, ugashyiraho na boîte postale zayo, wenda 50 15 124. So noneho hano ugashyiramo na nimero za telefone, nimero za telefone zabo, ni ukuvuga ngo haba hari umwanya wabigenewe. Noneho waba uzi nimero de contact z'umuntu wenda ukora mu bafasha abanyeshuri bari bo kuri university, ugashyiraho nimero za telefone ye na business email ye. So cost of traveling rero hano kuri 33 bakubaza ese uzaza witwaje iki, ni ubuhe buryo uzakoresha. Hano ushobora kuvuga ati ni njyewe, nuhitamo wowe ubwo bank statement izaba iri ku mazina yawe, nuhitamo umusponsor ubwo uzatikingamo hano uvuge ngo yes. Nurangiza bakubaze ngo ese uzaza ni izihe means of transport, ni izihe means of support azaguha. Hano icyo gihe ushobora gukoresha cash, ushobora gukoresha accommodation or expense. So njye nahisemo hafi ya byose kabisa, niba nibuka neza nahisemo byose, prepaid transport, all expense covered, accommodation provided na cash. So, noneho 34 narayitarutse ko na work permit ufite, na certificate of entry ufite, so icyo gihe urayitaruka. Noneho personal data y'umumemba waba uba muri EU. Hano rero njyewe narabitarutse, ntabwo nigeze mbishyiraho ko so, ariko umufite cyangwa umuzi wabishyiramo. So ariko ikibazo bahita bakubaza mufitanye irihe sano. Icyo gihe rero aho isano urumva bishobora kwita bikugonga, turi kumwe. So urumva ari nka anko wawe, ntabwo anko wawe hano mu masano aba ahari, ntayo bateganyijemo umwana, bateganyamo umugore, bateganyamo umwuzukuru, cyangwa bateganyamo n'umudepanda, n'umuntu umudepanda. Rero iyo urebye definition y'iyi terime usanga ntabwo umuwokera barimo. So icyo gihe rero uritwararika, warangiza place and date ugasinya. Iki gihe hano ntabwo usinyira hano aka kanya, ntabwo uhita wasinyira aka kanya kuri 38, ntabwo uhita usinya aka kanya. So usinya nyuma warabirangije, waragiprintinze, nibwo usinya itariki wujujeho application form yawe, warangiza ugasinya, warangiza ukemeza yuko uzi neza ko aya mafaranga yavizwa adasubizwa, ya mafaranga 98 muri system uratikingamo. Ikindi ukemera ko hano bakakubwira ngo ukavuga kuri aware na travel health insurance yawe. So ibindi ni ukwemeza, warangiza nyuma kuri nuza ku rupapuro rwa nyuma rusoza
warangije guprintinga, kuko iyi fomu nyine uba wujuje uzabiprintinga. Buri byose bagusaba byose, ibi byose bagusaba hano uragenda ukabyemeza nyine ukavuga ko yes, yego ndaweya, ndadekarara, ndatekinga, byose urabyemeza. Kereka ibyo utemeza nyine bitakureba nibyo uvanamo, ariko nyuma warangiza ugasinya ugashyiraho amazina yawe n'itariki, nuko application bayuzuza. Ni ukuvuga ngo ikintu cyari kigoye ugomba kwitwararikaho ni aya madate, aya igihe uzagera muri Polonye n'igihe uzahavira. Ikindi navuga inyuma ni uko Taravo insurance yawe iba igomba kuva ryari? Iba igomba kuva ku itariki ubwo 30 z'ukwa cumi, nicyo gihe nicyo gihe iba iri valide kugeza ku itariki 29 z'ukwa cumi 2025. Ariko icyo gihe biterwa n'igihe uzahagurukira, ko travel insurance yawe igomba kuba ari umwaka, sibyo? So ako kantu kumvikane, ibi bintu uzuza hano kuri page ya 20 ku kantu ka 29 biba bigomba guhuza 100% n'ibiri kuri Taravo insurance yawe. Ako kantu nze ko kumvikanye. So nagerageje rero gushaka andi makuru yandi yajyanye na travel insurance zawe, njya kuri website ya nawe wayijyaho, you can browse, wayibrowsinga. Ukurikije Polonye ivuga ko travel insurance zawe urazikirikaho, batanga amakuru menshi, bakakubwira ngo insurance and the insurance product. Ni ukuvuga ngo hari amakampani yabigenewe. Niba uri umunyarwanda ntuzajya gukoresha kampani ya insurance yo muri Tanzania cyangwa yo mu Burundi ngo kuko ari ihendutse. Icyo gipapuro nukijyana kizaba kiri falsifiye, gishobora no kukubuza amahirwe kandi wakiguze ku mafaranga aguhenze. Ibyiza gura insurance yemewe. Insurance iyo bakwimye visa urayibereka ko bakwimye visa, meruka bayasubiza. So nta mpamvu yo kujya gutanga amafaranga uhereza umumamyi cyangwa umuntu w'umukomisiyoneri batazanagira gute, batazanayagusubiza. Ibyiza kora ibintu uzi neza ko byemewe. Niba ugezeyo niyo visa bayikwima, ariko byibuze ayo makeya uyagarurerwa. So rero Rwandi rero, Repubulika Rwandi, umugani w'Abapolonye, insurance yonyine yemewe ni insurance yitwa UAP insurance. Izindi zose ntago zikorana na Polonye. Aho kantu gasubiremo, insurance yonyine, Taravo insurance yonyine yemewe ku Banyarwanda niyo bita UAP insurance. Ku Barundi rero reka nze ndebe. Ku Barundi ni iyitwa Jubilee Insurance Company of Burundi, niyo yonyine. Kandi nabwo ugura iyitwa Taravo Insurance Policy Europe. So ku Banyarwanda twabibonye, ugura icyitwa Taravo Insurance. Ujya muri UAP, ndumva bakorera he mukagira mwana etaje, reka nze nyirebe yagane gatoya. UAP Rwanda rero ikorera ahantu bita Grand Pension Plaza. Grand Pension Plaza. So ni muri iyi nyubako ndahibutse, ahagana hasi. So niyo ujyamo ukagura iyo insurance. Reka ducekinge turebe ko twabona amakuru y'amafaranga ugomba gutegura. Ku bijyanye rero n'itike yo kukujyana muri Polonye, kuko nayo uba uyikeneye, wabyikora ushaka nawe wabyikora. Ushobora kuza kuri KLM Royal, warangiza ugakreatingamo account. So reka turebe Taravo insurance, se ndabibona ra.
ibintu by'amakuru hano biba ubona utarimo kubisobanukirwa, kandebe Travel Insurance rero, okay, ariko ugenda hariya kuri UAP, UAP bakagufasha, niyo yonyine ikora. So uzajya kuri UAP bagufashe, niyo yonyine ikora. So ku kijyanye no kubukinga amatike y'indege, nawe wabyikorera, ntabwo ari ngombwa buriya ko ujya kubigurira amafaranga. So ubwo uzandikamo ko uvuye Kigali International Airport, uvuge ko ugiye Varshava cyangwa bitewe n'aho ugiye, ubwo mfashe par exemple nyine, none twavuze ko ari ku itariki 30 z'ukwa cumi 2024, niturangiza twagezemo ritani, niturangiza tugeze azagaruka ajya ari umuvandimwe Sabaho, niturangiza tuvuge ko azagaruka muri 2025 ku itariki so hano rero urabona barakurimita, so barandimisa, ariko iyi n'ubundi uyikora bwa nyuma, uyikora uri hafi yo kubona appointment. So n'abantu bo muri hano, ushobora mbere y'uko ubyuzuza nyine uzabanza ucekinge bitewe n'igihe ugiye kubyuzuriza. So urabona ko turi mu kwa karindwi, baduha umwaka umwe, ariko n'icyo gihe ni uko kuntu byuzuza. Ni ukuvuga ngo hano amadate ushobora kuyuzuza hakiri kare, iyo ugezeyo urababwira ukababwira byarahindutse, ni amatariki aya n'aya n'aya nshaka, bitewe n'ari kuri insurance yawe. Impamvu ni uko mu matike y'indege baguha umwaka, rero ntabwo baturengereza umwaka tugiye kubukinga, niyo mpamvu ntabwo batugeza mu kwa cumi. So then reka dufate urugero confirm date, nurangiza usacinge itike y'indege. Uru ni urugero rumwe twadufashe, ariko nawe wafata urundi. Ikoze gutera Kigali Rwanda, noneho Katowice. So nawe ni ibintu wakwikorera, ntabwo biba bigoye. Then usacinga itike y'indege, bazayiguha cyangwa bakubwire ngo ntayo bafitiye icyo gihe. So bagupropose, cyangwa ushobora no gukoresha indi, sibyo, ushobora no gukoresha indi, ushobora no kujya kuri Ethiopian. Reka turebe Ethiopian, ndagira ngo nkwereke ko ushobora kunaviga ugakoresha nawe ukerekana, ugashakisha ahaba ibiciro byaba bitubutse. Ntabwo ari ngombwa ko ibyo bintu ujya kubyishyura, uretse ko nta n'umuntu ubyishyuza ahari, niba nibuka. Kigali Rwanda, reka turebe ko byemera. Turebe uko byemera. Kigali KGL, noneho tuze Poland ni waso. Good. So ariko wagiramo waso Varshava. So then tujye mu kwezi dushaka, kwezi kwa cumi, then itariki ya ritani, nkuko nabivuze ntabwo barenze umwaka hano kuko urimo kubyikorera. So then usacinge, turebe ko indege iboneka. Iyo byanze, niho navuze icyo gihe washaka umuntu uzagufasha ukorera mu majanse, ko baba bafite systeme yisumbuye kurusha access. Ariko ndakeka nawe wakeretinze account, birashoboka. So icyo nashaka kukwereka ko uretse ko ikibazo dufite nuko amatike ndeba yarangiye ahari. So amatike yararangiye, mbigeze gutera
so amatike yararangiye nicyo kibazo, so amatike yararangiye yo kuva i Kigali uzava Warshawa, so aha ubwo nyine wagerageza ukareba aho amatike atari yarangira, ariko so niyo mpamvu flexible that okay, urabona ko nk'ubu tuyibonye, so wangiza ugasacinga aha iyo umaze kubisacinga uyibonye icyo gipapuro barakiguhereza ukagiprintinga, so ibi bintu ntabwo ubyishyurira n'umu agent wagufasha, ntago nawe ugira ute, ntago nawe ubimwishyurira. So urabona itike y'indege nanabisubizaho bya bintu abantu bajya bibaza, urabona nk'ubu umuntu uzaza ku wa gatatu itike ye izaba igura miliyoni, mu gihe uwaje ku wa mbere itike ye izaba igura ibihumbi 500 ari gusa. So ni ukuvuga ngo amatike y'indege ntabwo aba afite igiciro kiri fixe, nk'ubu ahisemo gutya yaza mu ndege igiciro kibaye kigabanutse, so nawe rero ni wowe ukeneye kubijuwa nabyo ukamenya ngo nshaka iki, ni ikihe kinyorohera, ni ikihe kizamembera cyiza. So rero ndabashimiye, ubwo wagira ikibazo yashyiraho comment akambaza, ariko ndakeka ko nta kibazo muri buza guhura nacyo. Ibyinshi nabivuze, so mbifuriza amahirwe masa rero, ubundi reka tuzahure mwaje muri Polonye, so Imana ibarinde kandi mugire ibihe byiza. Ciao ciao.